hari igihe umuntu aba adakeneye utugambo twiza, cyane cyane umukobwa cyangwa se umugore aba adakeneye utwo dutoma cyangwa se adakeneye twa tugambo nyine twa dutrika abahungu bagiye bakoresha, ahubwo akeneye kubazwa ibibazo bike ariko nyine biremetse neza, cyangwa se ibibazo nyine birimo ubwenge nyine bufite udutriki nyine twa danje. Hari ukuntu nyine umukobwa nyine just nowadays cyangwa se ibihe tugezemo, abakobwa cyangwa se igitsina gore cyabashije gusobanukirwa umugabo n'iki cye cyangwa umusore ashoboye iki, ku buryo ushaka kumara n'imyaka 5 uri guteretsa cyangwa se ushaka gutuma umuntu agukunda, ndavuga umukobwa, ariko ukaba neza ibyo bintu kubigeraho byarakunaniye nyine bitewe nuko abakobwa baba barabashije guhura n'abantu benshi bababwira ibyo bintu, ndetse ibyo bintu byarabaye nk'indirimbo ngo ese ngo wambaye neza, ngo useka neza, ngo umeze gute, ngo uvuga gute, ibintu nk'ibyo byose bisa nk'ibimurata cyangwa se bisa nk'ibikomoza ku bwiza bwe, ndetse n'ibindi bintu nyine bigaragaza nyine ko umuntu wamwishimiye cyangwa se umukunze cyane, nyine uri kugira ngo nyine ubashe kuhagurutsa amarangamutima ye nakugirira. Ariko ibi bintu mbere yuko byaje kumenyekana cyangwa se byaje kugaragara yuko abantu benshi babashije kubimenya, abantu bashinzwe nyine ibigengereza mu cyangwa imyigire y'abantu bya psychologist bamenya nyine uko abantu bitwa, cyangwa se iki gituma nyine ibyumvire by'abantu bihaguruka, babashije kumenya ibibazo by'ingenzi se cyangwa ibintu bijyanye n'utubazo ushaka kubaza umukobwa, ibibazo ushaka kubaza umukobwa gusa nta kindi kintu ukoze, ndetse ukaba wabasha gutuma umukobwa utsindira amarangamutima yo ku rwego ruri hejuru, ndetse n'uwaje akoresha utwo tugambo tw'ubwenge amuryoshya cyangwa se ashaka gutsindira umutima we, kareka akaba atakugwa mu ntege, wowe ukaba waramuteye gapapu just niba ari n'umuntu muhanganiye uwo mukobwa cyangwa se ari n'undi mukobwa ushaka gutwara. Ibibazo ni bikeya cyangwa se n'utubazo dusa nk'ari duto ariko turaremetse pe, kandi n'utubazo tuba dufite umwihariko utangaje. Yo ubimubwira ibi bibazo ko hari nyine ibyiyumviro wenda just uko yiyumva cyane, ndetse ukaba umubaza ku bintu bijyanye n'ukuntu wakunda cyangwa se ibindi bintu tujye kugenda tureba. Ibibazo si ibibazo bisanzwe gusa, ni ibibazo byubaka kandi bigamije yuko agomba gusobanukirwa ese wowe uri muntu ki, cyangwa se we ni muntu ki, guhora umwibutsa nyine icyo ari cyo just mu bwoko bw'ibibazo, ndetse nyine utari muri iyo sanse ya bagenzi bawe uko babikora nyine, ariko nyine wagiye mu bwoko bw'ibibazo, ndetse ukabasha kuba wakinjira neza ku buryo ubasha gukontorora ibibazo umubaza, ndetse nawe ukaba wabasha gutsindira amarangamutima. Birimo ibibazo bito ariko bihambaye bigeza ku mutima, ndetse umutima ukaba utarambirwa guhora wumva uri kumubaza icyo kintu, bigatuma umuntu yifuza kumvwa ndetse yifuza gukora akubona iruhande rwawe, ukomeza umubwira utu tuntu kandi akabumva ko ibyo bibazo wamubajije just ibisubizo bye nta nubwo byarangira, wahora yumva afite ibisubizo bwo kukubwira kuri ibyo bibazo nyine, uko nyine ahora yumva nyine agushamadukiye nyine niko kugukunda nyine. Burya umukobwa wumva ibibazo nk'ibi ababonye ubwo nyine ababonye just umuntu nyine umwiyumvamo cyangwa se umuntu usa nk'umwitayeho, ariko byihariye cyane kuko abantu bose iyo bagiye guteta bagaragaza ko bitaye ku muntu, ariko uje muri iyi sanse yo kuza ubaza ibibazo nyine biba byihariye nyine harimo ibintu by'ubwenge. Ndetse hari n'igihe ibyo bibazo bituma uwo mukobwa nyine bro yanakurwarira crush iteye ubwoba, akaba yagukunda, nimba yanagukunda ubona wa just abita murimo neza, ariko nyine akaba yahita gukunda noneho byeruye, akagukunda biri seri, byongeye noneho bituma ibyiyumviro by'umuntu yagufitiye just byiyongera, noneho nyine mukanakundana muri inshuti, ari ukuntu ukundana n'umuntu cyangwa se umuntu mujyana umubano nyine w'urukundo, ariko mugakundana nyine just ari urukundo rubahoze gusa, nta n'ubushuti mutaseka, just nyine ukumva uyu muntu nyine wenda urugero yagukundiye amafaranga, just nakugaragarije urukundo kugira ngo bive ko nta cyaha yishinza cyangwa atakurya amafaranga yawe, ariko nyine nta bundi bushuti buraho. Ese waba ushaka kumenya ibi bibazo byatuma umukobwa agukunda by'ukuri, ndetse akaba ewana umutima we wawutsindira bishoboka? Fata agatebe rero, ukwinginze niza umwanya wawe, kandi ibi bibazo ndagusaba nage na kimwe kigucika, guhera ngubu aka kanya umukobwa urajya ubaza ibi bibazo, cyangwa se niyo waba uri umukobwa umuhungu urajya ubaza tuno tubazo, urajya uri kumutrikinga ku buryo azajya yifuza guhora ari kumwe nawe, kandi ube wabasha gutsindira amarangamutima ye. Fata agatebe gusa. Mbere yuko dukomeza, menya ko wakoze subscribe aho hasi, please mukore subscribe, ni ingenzi, like kuri iyi video ni iby'agaciro, kandi no muri comment ujye uvuga ko byumva nyine. Ese ibyo bibazo wabibonye ute? Ese ibibazo wewe warabigerageje usanga birakora cyangwa wari usanzwe ubizi? Comment ujya wisanzura uvuge ngo ibibazo ngewe kabisa nabibajije umukobwa kabisa, noneho ahita nyemerera, cyangwa se ndabizi abantu ari n'abantu bashaka kuba bibizi nyine baba bari hano, ariko none ugasanga urabizi ariko ntuzi no kubibaza, ntuzi no nyine ubikora budage cyangwa se bujangwe, nyine ugomba kumenya trick n'ukuntu ugomba kubutwara ibintu kugira ngo ubashe kuba wazamura ibyo byiyumvira amarangamutima, uwo mukobwa ubashe kuba watsindira ibitekerezo bye ndetse n'umutima we. Ikibazo cyambere ushaka kubaza umukobwa just ushaka kumaza mbabarira gatoya,
ese ni ikihe kintu cya mbere kidasanzwe kuri wowe cyatumye mbona umeze nk'umuntu udasanzwe kurusha abandi cyangwa se nta wundi muntu muhwanye? urumva ako kantu umukobwa we just muri we ibyo wakaje umukorera uje umurata ngo uri mwiza, urashoboye, uteye neza, nta muntu utakurura, ubishyize muri sanse y'ikibazo. Nimba umubajije ibi ngibi umwanya aratekereza avuga se uyu muntu arabanza ahita atekereza umuntu yankundiye iki. Urumva afite ngo gutekereza yankundiye iki, arebe ikintu cyangwa se arebe nyine ikintu we cyiza yaba yifiteho nyine kimushimisha. Kandi akenshi iyo umuntu ari kuzaje bicunge ni neca buri wese, iyo umuntu ari mu byiza nyine kwa kundi umuntu aba ari mu bintu nyine akunda, mu bintu byiza nyine niho amarangamutima agaragarira. Hari umuntu uri kureba filime nziza akarira, hari umuntu wumva indirimbo nyine akanezerwa just ugasanga umuntu yakunze umuntu kubera indirimbo. Rero nahanga nawe umwibukije ikintu cyiza afite nyine kwa kundi umuntu aba yumva nyine atanishimye ariko yakibuka ko afite ikintu cyiza nyine umuntu yamukundira akaba yakishimira cyangwa se akaba yakishima. Iyo niyo trick irimo hano, kuba umubajije icyo kintu ntabwo ari ibindi bintu birenze. Ikibazo cya kabiri ushaka kumubaza nyine cyatuma bizamura amarangamutima ye ndetse bikaba nyine byatuma byongera ibyiyumviro yaragufitiye, niyo byaba ntabihari bikaba byagerageza kuza. Hari umuntu wigeze ukubwira ko utangaje mu buryo budasanzwe? Uretse gatoya usa ubundi wowe wumva kuri wowe kwitwa umuntu utangaje ari iki, bisobanuye iki kuri wowe? Urumva icyo kibazo just mbere na mbere arahita avuga ngo ni iki kidatangaje umuntu yambonyeho. Kuba wewe just wamaze guhamya ko ari umuntu utangaje cyangwa se umuntu udasanzwe, kuza guhakanira ngo ntabwo ngende umuntu usanzwe kandi wamaze kubihamya ko ariko biri buze kugorana. Nyine wamaze kumukumvika ko ari umuntu udasanzwe. None afite kumukumvika ko ari umuntu udasanzwe, nawe aragerageza gushaka ikintu adasanzwe kimuriho, agerageza kuba yakwesipura cyangwa se agerageza kuba yakigusobanurira mu buryo nyine ari gutekereza cyangwa se mu buryo ari gukeka. Rimwe na rimwe ku bakobwa niyo mubajije ibi bintu cyangwa se iki kibazo cya kabiri akunze guhita agira isoni, ariko rimwe na rimwe naho nyine ibyo ubaza uri sire nyine ubona kuri wa muhungu udafitemo nyine ibintu byo by'igikabyo cyangwa uri kuryagera ukuntu ubaza umuntu nyine ugatona ko umuntu ntabwo ari sere. Ariko ari ukuntu tubaza umuntu just umukobwa atavuga ngo kabisa uyu muhungu arabimbaje kandi ari seriye, even mo n'ukuntu nsanzwe muza ameze kuri societe, ukuntu yitwara kabisa ikibazo kimbaje ari seriye. None agatavuga ngo reka nanjye ndebe ikintu yaba mbonaho kidasanzwe ngerageze kwa mwabisanzwe kwa kitanasanzwe cyangwa se ari ikintu gisanzwe. Hari ukuntu nahita gusubiza ngo ngiye ngo ntacyo, ngo urabona just wehita ugerageza urebe nk'ikintu nyine uri kumubanaho gisanzwe atanakeka, nyine just ukirebe nyine atanakeka wowe tukivuga. None cya kintu atakeka iyo avuze ko ubona ko wowe mubona ko kidasanzwe, cya kintu nyine ubona ko nyine kabisa nyine wenda uryo ni umukobwa uteye neza kabisa ameze neza pe, ariko ise wivugira ngo ngiye mba mbona ngo gahanga kagina ibintu nyine ubona ko umuntu atajya kwibanda avuga ngo ibintu ntabwo bisanzwe kuri wowe, nicyo ise wivugira. None muri mu bitekerezo biba bamaze kumutrikinga kabisa uba wamurangije, kuko ahita yiyumvisha ko just umuhungu nimba abonye iki kintu gisanzwe kuri njye nanjye numva nta kintu cyakururaho umuntu akakibona nk'ikidasanzwe, noneho ibidasanzwe abibona gute? Wowe ahita atangira kumva ko just kuri wowe ibintu byose kuri we byose bimugize kuri wowe ari ibintu bidasanzwe, nyine agahita yumva ko ari uw'agaciro gakomeye imbere yawe. Urumva iyo trick ndakeye kuyumvisha neza. Katuyane ikintu cya gatatu, noneho nk'ikibazo ushaka kubaza umukobwa nyine agahita just yumva nyine yakugirira amarangamutima nyine byaza kumva nyine akugira urukundo nyine nk'uko twagiye tubibona. Ese ni ikihe kintu cyiza wigeze ubamo cyangwa se ni ikihe gihe cyawe wibuka cyiza wibuka nyine mu bihe wabayemo? Ese icyo gihe cyakugiriye umumaro mu buzima bwawe? Akantu urakumva neza, buriya umuntu wese iyo ushaka kumufatisha cyangwa ushaka gukumvika umuntu, uzacunga umuntu ari mu marangamutima ye. Umuntu arishimye iyo ushaka kukura, n'ubundi iyo umuntu ushaka kumukuraho ikintu uzacunga umuntu yishimye. Ntabwo umuntu urakaye cyangwa se umuntu utari muri mood nziza wamukuraho ikintu na kimwe. None urumva iyo umubajije iki kintu ngo ni ikihe gihe wibuka cyiza cyakubayeho, ese icyo gihe cyakugirira akamaro mu buzima bwawe, uhise umusubiza inyuma areta atekereza ikintu cyiza cyamubayeho. Muri uwo mwanya wo gutekereza asubira inyuma araza even agere ku kintu cyamubayeho. Noneho iyo uri gutekereza ibintu uri kubibwira umuntu byakubayeho uzanacunge. Niyo mpamvu abakobwa usanga iyo ari kuvuga inkuru ye ibabaje yamubayeho ahita arira. Nyine usanga umubiri we wahise nyine just usubira nyine uko biba byari bimeze, nyine akongera akiyumva kwa kundi. Rero niyo umubajije ikintu cyiza cyamubayeho asa nk'uwese usubira muri wa mwanya wa cyagihe, akumva aranezerewe cyane nk'uko nyine cyagihe yari anezerewe. Niyo yaba atishimye nyine just akumva ku kanya yese yishima, nyine akumva nyine aranezerewe. Urumva kuba umubajije ibyo bintu gutrikinga amarangamutima ye, uri gutuma
yumva ko ari umuntu wishimye mu gihe muri kumwe, akumva nyine arishimye. Kandi iyo umuntu yishimye muri kumwe akumva afite amarangamutima meza, akumva nta gitima kibi, amarangamutima arazamuka. Ikintu cya kane ushobora kubaza umukobwa agahita kugira amarangamutima kandi agahita yumva arakwifuje nyine cyane, nyine uhora umubibaza consistency, uhora ubimubaza, bishiduka nyine yagukunze kandi bigaragara. Ikibazo kindi ni ati ndagira ngo wiyumvemo ko uri umuntu w'umwihariko, hanyuma umbwire ibintu bitatu bikuryohera cyane mu rukundo se, cyangwa urukundo wagize ni ibihe bintu bitatu byakuryoheye kugira ngo umuntu agwe ibyishimo by'ukuri akora iki, cyangwa se ibyishimo by'ukuri wagize byaciye mu yindi henze. Urumva byose bikuza bihurira ku kintu kimwe, kumwibutsa ibihe byiza yagize cyangwa se gutuma amarangamutima ye meza aba active. Uru kumva uri kumwibutsa ibintu bijyanye n'urukundo, igihe yishimye, even mo no umuntu baba baramubabaje ariko we wahise upointinga ahantu cyangwa se wahise mentioninga, muri make wahise nyine umutegeka ahantu agomba gutekereza, atekereze ku byiza nyine. Urumva wamugiye ngo yiyumve ko ari umuntu w'umwihariko, ako kanya se yiyumva ko nyine nubwo yababaye nyine ari umuntu urenze, hanyuma yise umubwira ngo atekereze ku bintu byamuryohera mu rukundo. Bumvise nk'ibwo hari ibibi wenda ashaka kuba byaramuhaye ariko ise ubimutarutsa mutekereje ku byamuryoheye, umaze kumutrikinga aho ngaho arajya mu bitekerezo byo kumva ko icyo gihe yari yishimye anezerewe, none ukuri kugenda umusubiza mu bihe byiza utuma yiyumva neza amerewe neza, nuko uri kumutrikinga ku buryo aba yahita kugira amarangamutima kandi nawe akaba yagukunda ku rwego rushimishije. Ikintu cya gatanu gisa nk'aho cyo cya nyuma gituma umukobwa kugira amarangamutima just mu rwego bwo kumubaza cyangwa se ari nk'ikibazo umubajije, ni igihe umubajije ngo ese ubundi uretse baze gusobanura ubundi ari ukuntu umukobwa aba ategereje nyine ngo umuntu nyine amubwire nyine ngo aramukunda cyangwa se ngo amurate, nk'uko umenyereye abakobwa ari ukuntu aba anagukunze ariko akaba atatinyuka ngo atere intambwe ngo abikubwire, bigasaba ngo none wewe aba ari we muhungu utera intambwe, even mo agashaka kuba yaguteye nyine yakugora cyangwa se yakora ibindi bintu bigoranye kugira ngo nyine abe nk'umuntu wihagazeho utazanamuca amazi. Rero iki kibazo kijya kwerekeranya n'ibyo bintu ushaka kumaza se ngo niba hari ahantu ushobora kujya nahe hantu wumva na hato wakunze nyine bishoboka, aho hantu none utekereza ko ari heza, urumva kuhagira koko ubyifuza bya ese ni he? Abakobwa bakunda nature cyangwa se abakobwa bakunda nature nyine, utwatsi, uturabo, nyine ibintu bigaragarira amaso. None abakobwa bakunda ubutembere, ntabwo ari nk'abagabo cyane cyane. None urumva ko uri kumwibutsa nyine ko ari ahantu heza muri watekereza, urumva ni ya trick yo gutuma nyine atekereza neza. Ubundi trick hano yabonetsemo no gutuma mu bitekerezo bye yumva ko arimo aratekereza nyine ibintu byiza byamubaye cyangwa se ikintu cyose cyiza. Ushobora no kumubaza agafilime keza ngo yahuye nabyo, ibintu byose ariko nyine ugomba kumaza ibintu biremereye nyine bipointinga ku marangamutima ya direct ku buryo ahita yiyumva nyine akugirira amarangamutima. None ndakeka aka kanya usobanukiwe neza ukuntu wabaza umukobwa ibibazo cyangwa se ibibazo byatuma umukobwa ahita akugirira amarangamutima aremereye kandi akaba yagukunda wari umuntu musanganwe cyangwa se wari umuntu utiyumvagamo nyine wabonaga wenda umuntu utakwiyumvamo, ariko wamara kumutwara gutya wamubaza ibibazo neza, wamutwara neza, finally bikaza kurangira agukunze. Akenshi ariko bisaba consistently nyine kuhozaho bimubaza cyangwa se ibyo uvangavangamo n'utundi ukajya ubimubaza nyine ukabimumenyereza ko buri gihe iyo muhuye nyine umwibutsa ibihe bya kera cyangwa se umwibutsa ko kubaho wishimye bibaho kandi ibyishimo nyine ni ibintu bihoraho, even more wayigeze kubabaraho cyangwa wabayeho ariko hakongera nyine ukishima nyine n'ibintu bisanzwe. Naho hantu none ibibazo kuba wabibonye aka kanya ntongeye kuba nk'umujangwe, ntabwo uba ugomba kwinginga umukobwa cyangwa umwingingiye kugukunda, just uba ugomba kumenya ahubwo trick yo gutuma ankunda niye, ahubwo akambona ko ndi umuntu urenze kandi akankunda, none najya kumusaba urukundo uko abakobwa bihagazeho azasanga iyo myeyo yekuye kubyo nyine tuhita tujya mu rukundo. Rero wowe twari turi kumwe aka kanya ni iby'agaciro kandi uri umuntu w'umugabo, menya ko wakoze subscribe ni ingenzi aho hasi, please like kuri iyi video, comment uko bitekereza, ikibazo wigeze kugerageza kubaza se ni iki, ese byakugendekeye bite, comment uvuge ku byagenze ndetse n'ukuntu byumva, kandi ujye ukanda no kukazojya kugira ngo tuze kubana no mu bindi biganiro biri imbere by'ubwenge, utuntu tudutrick nk'uko nyine tuba turi nzambwe nanga muzamudusanga gusa sinzima. Rero mujye mukora subscribe rero kugira ngo video zijye zibageraho ku gihe, nyine ujye uba mu bambere babasha kuzibona, n'izo trick uzimenye mu bambere, azasanga wayirebye mbere ya mugutanze kandi nawe bari kuba wazikoresheje. Menya ko wakoze subscribe nta kindi, tuzi no kubana mu bindi biganiro by'ubwenge. Ciao ciao.